Zirikana nizere ko umeze neza cyane, nizere ko kandi ugenda urushaho guhirwa n'ibyo ukora bya buri munsi. Info TV Rwanda, njye ni Defa kugeza amakuru y'imyidagaduro, amakuru yo kugeraho 24 hours, ni The Cruise Shot, tugenda tugaruka ku makuru y'abasari haba mu Rwanda ndetse no hanze, kugira ngo ni byinshi cyane tugenda tugarukaho, tugenda you know what. So ngira ngo guys, story navuga ko isa naho igezeho none ahangaha cyane, dore ko abenshi navuga ko ibatunguye, ni story ya Bruce Melody. Ngira ngo ni story yanditswe n'ibinyamakuru bimwe hano mu Rwanda binakomeye, bifite izina rigari cyane, harimo n'igihe Nyarwanda. Ngira ngo ni story navuga ko isa naho yatunguranye. Ngira ngo murabizi ko ejo bundi twana nawe babwiye ko uwitwa Bruce Melody yari afite igitaramo yagombaga guhuriramo n'uwitwa Kenny Soul ndetse na Riderman zo aho bagombaga gutaramira abakunzi ba APR mu gusoza umukino bari bafitanye n'Amagaju. Bagomba kuba bakiramo igihembo kabisa, bagomba kuba bagisereburira. So yagombaga kuza guperformingamo hano ari kumwe na Riderman ndetse na Kenny Soul. Bitunguranye rero wallahi cyaze kabisa, nanjye ndabibonye kabisa, nawe se you know what, ni ibiki byaba byabaye ku musaza, ni ibiki byaba byabaye ku gitangaza. So story nuko Bruce Melody atagiperformance, ngira ngo performance uyu munsi on the Sunday agomba guperformingamo hamwe n'aba Kenny Soul. So urumva ko haburaga amasaha make cyane ngo tubone Riderman on the stage, Bruce Melody and Kenny Soul on the same stage, on the same stage kabisa. But sinzi ngo nta ruhande rwagira icyo rutangaza haba kuri Bruce Melody ndetse na management ye, ngo wenda tumenye ngo ese ni biki bitagenda, ese ni n'amafaranga byagenze bite, nta makuru dufite ahambaye, cyane ko yaba APR FC, ubuyobozi bwa APR FC ndetse na Bruce Melody nta kintu baratangaza. Gusa igihari cyo nuko performance isa naho yahagaze, performance isa naho idahari, ntabwo performance ari kugeza amagingo ya so sinzi ngo what, gusa reka twizere ko wenda ari inkuru gusa, nubwo bitaba, of course, nubwo bitaba n'abantu b'abasaza, yaba management ya Bruce Melody ndetse na Bruce Melody ubwe, bibaho. So bibaho, it's a business, show business. Ni ibintu bisanzwe ko abantu badashobora kumvikana ku kintu runaka. Gusa hari bamwe nabonye wenda batangira gukwirakwiza impuha, Bruce Melody yariyemeye, Bruce Melody ntabwo ashaka kuza guperforminga. Reka duhereze umwanya aba basore barimo Bruce Melody, duhereze umwanya Coach Gay ndetse na team Bruce yose, tuze kureba ko baza kugira icyo batangaza. Naho ubundi bitari ibyo, dushobora kuza kumva stories from another side, wenda kumva harabona atangiye kubona batangira kubihuza na The Ben, abandi batangira kugenda babizana mukuru, bya bintu by'iwacu bya Kigali, bya bintu by'iwacu bya hano mu Rwanda. But so igihari cyo nuko sinzi ngo wenda igihe cyabivanye, gusa nta tangazo riri official twari twabona ryaba rivuye kwa Bruce Melody cyangwa se rivuye ku buyobozi bwa APR FC. Nta makuru yizewe neza ahari, ariko anaramutse ahari nta gikuba cyacitse. Gusa at this moment none tuvugana nta makuru ahari avuga ko wenda ngo Bruce Melody ngo byagenze gutya na gutya. No, there is no true news kabisa. Igihari nuko Bruce Melody yagombaga guperforminga, so naho byaba byahagaze, ni business,
sikamara guperforminga, sikamara so reka twizere ko rero Bruce Melody na timu ye ndetse na AP n'ubuyobozi bwayo bari bugire icyo batangaza. Turacyari dutegereje tumenya ngo ese Bruce Melody cyangwa se APR n'ubuyobozi bwayo hari icyo bari buze gutangaza. Reka twizere ko hari icyo bari buze gutangaza. Gusa ku bakunzi ba Bruce Melody ndetse n'abantu bakunda umuziki nyarwanda muri rusange, it's a business. Ngira ngo nahoze mbona hari abantu bavuga ko ngo Bruce Melody ngo ngo Bruce Melody ntagishobotse. Baratangiye kugenda badevelopa akantu avuga ko atari keza. Gusa what I know ni uko Bruce Melody ameze neza cyane ndetse na timu ye barakora neza cyane kandi bari bize cyane. So nacyo twanakifuriza n'abandi bahanzi bari muri industry barimo na Kenny Soul, dore ko bahuje na music label ya 155 AM. So ni byinshi cyane rero bigenda bigarukaho, byinshi cyane bigenda bivugwa muri industry y'umuziki, nayo itagisiba gukura buri munsi, ndavuga haba hagati y'abahanzi, yaba hagati y'abatunganya umuziki, abawucuruza ndetse n'abandi benshi cyane bimvestingamo igihe cyabo, bimvestingamo time so ngira ngo ni 5TV Rwanda. Tugenda tugaruka ku makuru abasitari, amakuru bagezweho, amakuru utasanga ahandi. Ni show business tuvuga, amakuru y'imyidagaduro tuvuga buri munsi, amakuru aba acicikana mu Rwanda ndetse no hanze. Reka nizere ko rero umeze neza cyane kandi urushaho kugenda uryoherwa n'ibihe. So in 5TV Rwanda, reka nkubwire ngo God bless.